muraho. Nanone twongeye kubaha ikaze kuri Mwigengesero TV. Tunejejwe nanone no kubaha ikiganiro cy'ijambo ry'Imana. Dukunda ijambo ry'Imana, buri ijambo ry'Imana rifite imbaraga, ryagiye rikora ibintu bitandukanye. Uyu munsi rero twifuje ko twasoma ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, ni ibice 7 umurongo w'9. Yohana yerekwa abahowe Yesu bageze mu ijuru. Hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara, bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose, bahagaze imbere ya ntebe n'imbere y'umwana w'intama, bambaye ibishura byera kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo. Bavuga ijwi rirenga bati, agakiza n'ak'Imana yacu yicaye ku ntebe n'ak'umwana w'intama. Nuko abamarayika bose bari bahagaze bagose ya ntebe, na bakuru na bya bisima bine bikubita hasi bubamye imbere y'intebe, baramya Imana bati amen. Amahirwe n'icyubahiro n'ubwenge n'ishimwe no guhimbazwa n'ubutware n'imbaraga bibi by'Imana yacu iteka ryose amen. Nagendereye ko tuganira ku ijambo ryitwa amahirwe. Abantu benshi, hari umuririmbyi n'indirimbo baririmbye ngo benshi bo muri abo banyamahirwe babaciye ibihanga. Wakwibaza ukavuga utese, ngaho nawe atekereza wibaze kuba ngo umuntu baramuciye igihanga nta mahirwe yagize ate yagize. Ni ikintu gikomeye cyane. Ndashaka kuvuga ku kintu cyitwa amahirwe. Yohana ni umwe mu bantu bagize amahirwe yo kumenya Imana. Maze iminsi anyura ahantu mu bantu batandukanye dusengana cyangwa se turi gusengera abantu, ariko bakagira ibibazo bitandukanye, bakagira ibibazo batubaza. Ariko iyi mpamvu bimwe muri aya mahirwe rero abantu nk'uko tukwiye kuyagira. Aya magambo hari ukuntu abantu basenga. Nigeze nasengana n'umuntu afite ikibazo kimugoye, ntari bushobore kukivuga, agisengera iminsi 30. Yagifatiye ibihe 30, iminsi 30. Hanyuma mpageze ndamubwira intese, umaze gusenga iminsi ngahe? Kuko narahageze sanga yarananutse kandi yari umuntu ugaragara nk'umunyacyubahiro ufite amafaranga. Buriya hari uburyo umuntu ananuka ariyo ariko umubiri uteye. Noneho hari igihe umuntu ananurwa n'ibibazo, akananurwa n'uburwayi, akananurwa n'ibindi bintu bitandukanye. We rero narebye ukuntu ameze, mbona umubiri wamushizeho. Ndamubaza ni kuwananutse cyane, atese kubera iki? Ati nta bantu bangana nanjye. Ndamubwira ntibabaho, ariko umuntu unanutse ntabwo ariko aremye ntibitandukana n'umuntu wananuwe n'ibibazo. Arambwira ati ndi mu masengesho y'iminsi 30. Ndamubwira nti rero nta kindi, kugira ngo nge dushobore gusengana ayo masengesho uri buyasoze hanyuma dushobore gusengana. Noneho arambwira ati ntabwo byashoboka, ati ntabwo nakwica amasengesho yanjye, ati kandi maze iminsi 18 narisigaje 12. Hanyuma rero mubwira ko ndamubaza nese ikintu uriho usengera cyavuyeho. Ni ikintu cyamuteraga mu rugo iwe, cyamara kumutera kikamubuza amahoro, aragisengera ngo yaramaranye nacyo hafi imyaka igera mu 10 isaga. Nibwo namubwiraga, namubwira ni rero uramanza urye, numara kurya tubone gusenga. Arambwira ati ntabwo ndica amasengesho. Ndamubwira ni mbo, ubwo rero udashobora kuyica, ugomeze usenge utegereze ikimana ikizava muri ayo masengesho. Hanyuma ubwo byarangiye gute? Arambwira ati none se ninywa icyayi hari ikibazo? Ndamubwira intoya, ntabwo uri bunywe icyayi, ahubwo ugomba kurya. Nuko abwira umukozi we yamutekera ibyo kurya, ararya. Arangije kurya tubona gusenga. Ibintu byamuteraga nijoro naratashye, naramuhamagaye, anza kumenya ko yakangutse mu masaa 7 z'amanywa, kuko mu gitondo naramuhamagaye sinamubona. Nyuma nibwo yazaga kumbwira ati ibitotsi byose nari narabuze, ibitotsi byose byari byaragiye, Imana yabinyishyuye. Ndamubaza se bya bintu byagarutse kugutera? Arambwira ati ntabwo byari bihari. Nibwo yambazaga ati nagira ngo rero tubwire ibanga mukoresha musenga. Buriya abantu benshi bazi gusenga, abantu benshi bazi kwiriza ubusa,
umuntu ashobora kwiyiriza ubusa utabishobora, ariko bakiriza ubusa Imana batayizi, bakiriza ubusa batazi iyo Mana. Kuko Yesaya yaravuze ngo mbere yuko iyo Mana uyisenga manzu uyibone, ugomba kwizera ko iriho Imana, ugomba kumanza ukayishaka, wamara kuyishaka ukayibona, wamara kuyibona ukabona kuyisenga, kuko iyo wamaze kuyibona iguha amategeko. Nyuma rero nibwo naje kumubwira nti, arambaza ati se, ati mwana, ati wamfashije, tukambwira ibanga mukoresha musenga. Ndamubwira nti twe dusenga iyo tuzi ni Imana y'inyembabazi, ni Imana ibabarira, ni Imana ihana, ni Imana itesha, ni Imana icyaha, ni Imana imenya intege nke z'umuntu, ni Imana ukora icyaha ikamenya ko ari ibintu wagambiriye, ikamenya ko ari ibibazo wahuye nabyo, ikamenya ko ari akaga wahuye nako. Nuko nibwo namubaza nti none reka mwibarize, ninde wakubwiye ko abantu b'Imana bagira inzara z'icyatsi bakagira n'iz'umutuku? Izo ku birenge zasaga n'icyatsi, izo ku ntoki zisa n'umutuku. Ndamubwira ibi bintu wikoze ni ibiki? Mubaza ijambo ryitwa potopoto. Ndamubaza ni potopoto uzi icyo ari cyo? Ni ugufata ikintu ukagipoteka ukagishyiramo ibintu bitandukanye, amabara atandukanye. None rero urafata umubiri urusengero rw'Imana ukaruhindura potopoto. Ari naho abantu benshi bagiye bashinga amadini kugira ngo bakururire abana b'iyi si mu byo bifuza. Ukajya ukabona umwaka akubwira ati njyewe uzaze twisengere hano, ibi turabyemerewe, ibi twarabibohoye, ibi twarabigenjeje gutya na gutya. Niho no mu itorero rya ADEPR uri kujya kumva wowe bati ibi ngibi tugiye kubyemera, ibi ngibi turabigenza gutya na gutya. Ibibazo kandi akaba ari akajandi. Ibyo bintu byose turiho tugenda tubona, twagiye tubona abantu batandukanye n'ibintu bitandukanye biteye ubwoba tutigeze tubona. Umuntu akakugambanira, umuntu akagukorera pla, wajya kureba ugasanga nicyo kintu yagukoreye Satani atagikora. Yesu hari ijambo yakoresheje, aravuga ngo dayimoni yavuye mu muntu, ngo aragenda akazerera ahantu hatagira amazi, ngo yahabura, ngo akagaruka muri wa muntu, ngo akazana abandi badayimoni bamurusha kuba babi. Ngo ibya nyuma y'uwo muntu birusha ibya mbere kuba bibi. Bivuze ngo uwo muntu aba mubi nubwo ari mu itorero, aba mubi kuruta uko yarari atarakizwa. Imana rero idufasha, Imana idusange. Nibwo namubwiza gukuri, ndamubwira intese wowe urafata umubiri wawe uhindure potopoto. Kera hari umugani bigeze batwigisha muri primaire, n'urukwavu ngo rwari ruryamye munsi y'ipapayi, hanyuma ipapayi iza guhanuka, ruriruka, rwirukanse runyura ahantu ngo inzovu zari ziri, nazo ziriruka. Inzovu zirukankana n'urukwavu, rugeze ahantu hari ingwe nazo ngo zirabaduka ziriruka, kuko ngo zaravugaga ati izi nyamaswa ziri kwiruka si ubusa gusa, birashoboka ko ishyamba ryahiye. Zirukanka ngo ziragenda zigera ahantu hose inyamaswa zose zishira mu ishyamba. Hanyuma ngo umwami w'ishyamba ahakangukiye aravuga ati habaye iki, byagenze gute? Bati birashoboka ko ishyamba ryahiye. Hakorwa icyo bita iperereza. Iperereza rimaze gukorwa, babaza ngo inzovu, barabaza ati byakugendekeye bite ko twabonye wirukankana n'abana bawe? Inzovu iravuga iti nabonye bakame yirukanka. Babajije isha iravuga iti njyewe nabonye ingwe ziruka nanjye ndiruka. Babajije ingwe zikavuga ziti nabonye impyisi ziruka natwe turiruka. Hanyuma ngo iperereza riza kugera kuri bakame, nyine nk'uko inzovu mbivuze. Inzovu bayibajije, inzovu iravuga iti nabonye bakame yiruka nanjye ndiruka. Babajije bakame iravuga iti njyewe nari niryamiye mu giti cy'ipapayi, munsi y'igiti cy'ipapayi. Ipapayi iramanuka, imaze kumanuka ndiruka ndahunga, ko natekereje ko hari umuntu yinteye cyangwa se bigenze gutya na gutya. Ndiruka ndahunga. Ubwo rero njye nahunze ipapayi. Nimubaze izi nyamaswa zindi icyo zagiraga gute, zahungaga. Icyo ushaka kuvuga ni iki? Nuko abantu b'abakristo bahururana n'ibintu byose. Uwabona umuntu yasize inzara nawe ugahururana nabyo.
kandi ibyo ntabwo mu bukristo bigize gute byemewe. Wabona umuntu yagiye ngo gucyaza amenyo ugahururana nabyo, wabona abasore batangiye kujya bakenyera imikenyero bagiye gusezerana, uri umukristo ugahururana nabyo. None ijambo ry'Imana umuririmbyi yarembye ngo nge ndi umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Kuki yaririmbye iyo ndirimbo? Hari ibintu byinshi bihindura abantu. Kera hari umunsi nari ndi mu rugo iwanjye, haza umugabo afite amagi aransuhuza ati amakuru, ndamubwira inti meza. Ati ibi bintu mfite ni ibiki? Ndamubwira inti ni amagi. Arambwira ati tugiye gutemberana, ati mu buryo butandukanye, ati ndajya nkubaza. Yari marayika w'Imana, yaransanze mu rugo, bafite ubushobozi, bagira izindi mbaraga zidasanzwe. Hanyuma noneho tujyana mu gihugu runaka, ahantu twageze yarambwira ati hano turi Bugande. Arambaza ati ibi ni iki? Ni amagi. Nayakuye ni mu Rwanda. Arambwira ati tugeze muri Belgique, kandi Imana ishimwe ko nanagiyeyo. Nuko arambaza ati ibi mfite ni iki? Ni amagi. Urabona sati ntarasa nkuko wayazanye. Wayakuye? Ati nayakuye. Ati ntiwayakuye mu Rwanda. Turajyana tugerana, arambwira ngo hano tugeze ni mu Budage. Arambaza ati ibi ni iki? Ni amagi. Hanyuma arangije arambwira ati ukuntu wabonye amagi nayakuye mu Rwanda nahinduke, ati niko nawe ukwiye gutunga agakiza kadahinduka mu bihe bihinduka, mu bihugu bihinduka. Hari abantu benshi bavuye mu Rwanda ari abakirisito, bageze muri ibyo bihugu byo hanze, ubukristo imiziro baziririzaga hanyuma barayireka. Ariko ijambo ry'Imana hano Yohana yeretswe ngo yeretswe abantu bo mu moko ataramwe, kandi abo bantu bakizwa kimwe, agakiza ni kamwe, kwizera kumwe, kubera ko n'Imana ari imwe n'umubatizo n'umwe. Ni nayo mpamvu ngo nitugera mu ijuru hakuweho aya matiku y'ibihugu bajya bicanira bakayarasanira, ngo tuzamenyana. Uzahura n'umunyamerika kubwira ati ati Imana ishimwe ko wahageze kubera ko utaguye mu nzira. Nashakaga kuvuga ikintu cyitwa amahirwe. Ayo ni amahirwe twagiye tugira atandukanye. Amahirwe rero ni ikintu kiba ku muntu abandi bantu bagikeneye bakakibura, cyangwa se bakakibura kinahari, ariko umwe akakibona. Ayo ni iki? Ayo ni amahirwe. Ushobora rero gusengera umurwayi arwaye, utagombye umeneka umutwe, utagombye mu bindi, ukamusabira amahirwe. Ayo mahirwe yaza kumugeraho akamukiza indwara. Rero inshuti z'Imana, tugomba kugira amahirwe, tugasaba Imana ikaduha amahirwe. Abantu benshi bajya bakora ibyaha, aho kugira ngo basabe Imana amahirwe bagahitamo gukora ibyaha. Abantu benshi twagiye dutana, abantu bagatana, umuntu agatana kubera ko amahirwe. Noneho rero iki kintu cyitwa amahirwe, aya mahirwe aza hariho ibibazo. Hari abantu benshi bagiye bashaka kutwambura amahirwe Imana yaduhaye. Umuntu akaguharabika, umuntu akakuvuga uko utari, mbese icyagambiriye ari ukugira ngo akuvutse ikintu cyitwa iki? Amahirwe. Ariko amakuba n'ibyago by'abizera Imana ngo byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Na rero Yohana yari amaze ngo kubona, arerekwa, abona abakuru, abona ibizima bitandukanye byikubita imbere, kandi cyatumye ngo byikubita hasi nuko abakristo bari bageze mu ijuru, bahowe Kristo, bavuze bati agakiza n'ak'Imana yacu. Rero inshuti z'Imana, njya nkunda kumva nkakurikira abantu benshi bigisha amagambo y'Imana, umuntu akakubwira ati wabwirwa n'iki ko wanditswe mu gitabo cy'ubugingo, bagashyiraho amakomanteri. Reka da, umuntu wese wizera Yesu kari umwami n'umukiza we, uwo muntu ari mu gitabo cy'ubugingo. Imana rero ihabwa icyubahiro. Reka dusoreze ahangaha, tubasabiye amahirwe mu kazi, tubasabiye abanyeshuri, tubasabiye amahirwe yo gutsinda, abasabye akazi ahantu tubasabiye amahirwe yo kugahabwa, abafite abarwayi abo murwaje bagakira, abahinze imyaka tubasabiye amahirwe yo kweza, abadepoje ahantu hatandukanye, abagiye gushaka amaperime tubasabiye amahirwe
yo kuyabona. Amahirwe ni ikintu gikomeye. Umunyarwanda we yaravuze ngo ikiro cy'ubwenge kirutwa n'inusu y'amahirwe. Ni ibintu byinshi abantu benshi bakora bakabiburamo amahirwe. Rero Imana ibaha umugisha kandi Imana ibashyigikire. Reka dusenge. Mwami Yesu, tugushimiye ko ari wowe utanga amahirwe. Dusabiye umuntu wese uri budukurikire, uzakurikira iki kiganiro kugira ngo uzamuhe ku mahirwe. Ntabwo navuga ngo uzamusogongeze, ahubwo uzamuha agaseke ko kubona amahirwe. Amahirwe mu byo akora, amahirwe aho atuye, amahirwe mu mubiri we, amahirwe mu bamukomokaho, amahirwe yo muri byose. Icyubahiro cy'Imana mu izina rya Yesu. Amen.